Ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato ko kwiyandikisha mu turere no mu mirenge bizatangira ku itariki. Abahamagawe n'abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira: kuba uri umunyarwanda, kuba ufite imyaka 18 kandi utarengeje imyaka 25, kuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba utarigeze uhamwa n'icyaha, kuba udakurikiranyweho icyaha, kuba utarirukanwe burundu mu kazi ko mu butegetsi bwa leta keretse warakorewe ihanagurwa busembwa, kuba utagaragara ku rutonde rw'ababujijwe kuba abakozi ba leta, kuba urinda kimwe mu mico no mu myifatire, kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, kuba ufite icyemezo kigaragara ko warangije byibuze amashuri 3 yisumbuye kuzamura. Ibyangombwa bazitwaza igihe cyo gukora ibizamini ni ibi bikurikira: indangamuntu, icyemezo cyerekana ko warangije amashuri 3 yisumbuye no kuzamura, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'ubuyobozi bw'umurenge, icyemezo cyo kuba utarakatiwe n'inkiko. Ku yandi makuru ushaka kumenya, somera itangazo ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo ari rwo wa eshatu/mode/gov/rw.